Ndagusuhuje, banyita Bumbogo Real Estate, ariko nkaba nkorera no mu yindi mirenge kuko aha turi mu murenge wa Rutunga, aho tugiye kukuzanira ubutaka bunini cyane ushobora kugenera ibikorwa bigiye bitandukanye. Murabona ko ubu butaka bufite igice kinini giteretse, bufite igice kinini kigari rwose kandi giteretse, bukagira n'ikindi gice kijya ahamanuka cyerekeza no ku gishanga, ariko kirazamuka, mbese gifite agace kanini cyane gateretse. Ni ahantu heza rero, hano i Rutunga hahendutse, hahagaze miliyoni 120 ziri negosiyabule, ariko niwumva miliyoni 120 wumve ko zigiye kugura hegitari 4 zirengaho ubuso 8,000. Twabyerekanye ku gapapuro twabanjirijeho. Nushaka kureba ubuso neza naho haherereye, urasubiza inyuma video urebe aho twatangiriye. Nkeka ko ubu butaka nta muntu utakwishimira kubugura kuko nta nubwo buhenze. Ni ubutaka rwose buri available kuko ni ahantu heza, ntago accessing umuhanda neza, ariko hari imihanda igiye icamo ya quartier, ntago imihanda yahikoze. Ujya ku muhanda principal werekeza Gikomero, ujya ku muhanda principal ni mu kilometero n'igice. Murumva ko atari na kure y'umuhanda principal. Ni ahantu heza cyane, hatakabaye hagucika nimba uri umworozi, ariko ntago tugira inama abakire baba bafite icyo bahakorera kijyanye nuko bahabonye. Wowe hasure, noneho uze urebe ubu butaka icyo wabumaza. Murakoze, reka tubareke murebe iyi video kugeza irangiye, kandi tubibutsa ko tugenda tugira amashuri deal menshi, aho tugufitiye n'ubutaka bufite ubuso 6,500 kuri miliyoni 2.5. Miliyoni 2.5, urumva ko atari amafaranga menshi. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.